umusore ashobora gukururwa n'ibyo yabonaga ku mukobwa marerezoma agasanga bidahari ahubwo hari undi wamenagamo ngo abasore bashinja abakobwa kuba bo batabasha kubaho ubuzima bwabo. Tuvuge umukobwa niba aba mu nzu runaka akodesha n'iki akaba ataza hano kuri Jao TV show ngo yemeze ko iyo nzu ari we uyiyishyurira, mbese bakaba bazi ko byanze bikunze hari mwene data cyangwa se bene data barenze umwe bamenamo kugira ngo uwo mukobwa akomeze abeho. Hari ushobora kuyamenamo kandi bitabujijwe nuko n'aya mafaranga na yanzu wa mukobwa yamaze kuyishyura, akagira yandi bamumeneyemo, akagira nayo we yifitiye mu rwego rwo kwamirira ubuzima bwe, aho gatake ntawangirana muri yindi. Ariko biterwa n'uwo ari we, biterwa n'uwo ari we, ntabwo ari buri mukobwa wese wakira ayo mafaranga ngagiye kwishyura inzu. Hari uwayanga, abakobwa bigira, hari uwayanga. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao TV show, ngewe basuhuza ni Jean-Baptiste Official. Iyi ni Jao TV show. Nkuko mubizi rero dutangira twihanganisha abameze nabi, ariko tubabwira tuti mwirinde kwiheba, kuko uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza, uyu munsi bishobora kuba bimeze neza se ejo bikamera nabi. Ubuzima ni gatebe gatoki, bari hasi hejuru bigenda bisimburana. Ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo. Hano kuri Jao TV show rero nkuko mubizi tubakorera painting, design, branding, tailoring and knitting. Rero nkuko mubizi dukunda kuvuga ngo urukundo ruganza iteka mu bantu. Muri painting tubashushanyiriza amafoto n'ibintu, amafoto y'abantu n'ibintu, tubandikira ku nkuta z'amazu abashaka kwamamaza, tubashushanyiriza imfashanyigisho mu bigo by'amashuri ndetse no ku yandi mazu afite ibyo akora runaka ashaka kumenyekanisha. Marigari ngo umusore ashobora gukururwa n'ibyo yabonaga ku mukobwa marerezoma agasanga bidahari ahubwo hari undi wamenagamo. Nse ngira amatsiko yo kubaza iki kibazo. Abakobwa babashinja kubaho batabasha kubaho ubuzima bwabo ngo abasore bashinja abakobwa kuba bo batabasha kubaho ubuzima bwabo. Tuvuge umukobwa niba aba mu nzu runaka akodesha n'iki akaba ataza hano kuri Jao TV show ngo yemeze ko iyo nzu ari we uyiyishyurira, mbese bakaba bazi ko byanze bikunze hari mwene data cyangwa se bene data barenze umwe bamenamo kugira ngo uwo mukobwa akomeze abeho. Ibyo we ni kubyemera? Ku ruhande rumwe nabyemera, ariko bitavuze ko hari ushobora kuyamenamo kandi bitabujijwe nuko n'aya mafaranga na yanzu wa mukobwa yamaze kuyishyura, akagira yandi bamumeneyemo, akagira nayo we yifitiye mu rwego rwo kwamirira ubuzima bwe, aho gatake ntawangirana muri yindi. Ariko biterwa n'uwo ari we, biterwa n'uwo ari we, ntabwo ari buri mukobwa wese wakira ayo mafaranga ngagiye kwishyura inzu. Hari uwayanga, abakobwa bigira, hari uwayanga. Yes, shuba cyane. Nshuti bakunzi ba Jao TV show, namaze kubabwira ibyo tubakorera muri painting, reka mbasobanurire n'ibyo tubakorera muri designing. Muri designing tubakoreramo kashe, tubakoreramo logo, hazamo na printing banner n'ibindi nk'ibyo byose. Ubu ufite rero ibiraka biteye bityo yaduhamagara cyangwa akatwandikira kuri WhatsApp 0788259948. Iyo umukobwa akubwiye ati njyewe nta keya wampa zititwa amafaranga, ati je keya nshaka nta mafaranga, wowe nuko yiyumva. Ugiye no kugenzura wasanga nta n'urukundo agira, we akagukunda amarangamutima ye yarapfuye, ari kofi akagukunda ariko atake none akanamubonyeho amafaranga, kandi yewe nta kindi twavugana. Mwaba muri n'ahantu akavuga atakata
ntabwo tuziranye. Mwamara gutandukana n'aba bantu yatinya kukwereka akavuga ati ariko se wowe kurakazwa n'ubusa kandi kumugarura biba byoroshye. Abakobwa nk'abo barahari pe, kandi nawe si wa mukobwa wavuga ngo araciriritse. Oya, aba ari wa wundi nyine nawe wo gushyikira, wa wundi ureba imbere yo kugira ikintu ukabanza ukisaka. Yes, uwo nguwo cyane ukanavidura konti cyane, ahubwo wanatindaho gake akanayigufasha kuyikuriraho. Oya, uwo nguwo rwose aba ari maso, ntabwo ari wa wundi wo kurirwa uvuga ngo ndakwinginga ndagira ibiki, umwinginga ariko kandi afite benshi. Inshuti bakunzi bajyaho rero ntabwo ibintu bigiye bitandukanye. Ubu ngiye kubasobanurira ku byo dukora muri tailoring. Muri tailoring rero murumva ko ni ukudoda, tudoda school uniforms, ariko n'abantu basanzwe bashaka imyenda yo kurimbana nabo turabadodera. Still mwaduhamagara kuri 0788 259 948. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Aha, Marigari. Ubundi nuko twari tubaye nk'abatandukiraho gato, ariko byose ni urukundo ruganze iteka mu bantu. Abantu muri iyi minsi ingo ntabwo zimeze neza, twagiye tubona ibintu bitandukanye bituma ingo zisenyuka. Ese ndashaka kukubaza, kuba umukobwa yashaka cyangwa se yashingirwa ari isugi, ni kimwe mu ntwaro yamufasha gutuma urugo rwe ruzaba rwiza kurushaho, cyangwa nta kintu yaba afite? Ntacyo bivuze kuri ubu, mbona ntacyo bivuze. Gasubiremo neza abantu bakumva. Kuri ubu ngubu ubusugi mbona nta muntu ukibuha agaciro. Yego, ntekereza ko ubundi se amasugi aba cyangwa ntayahari? yaba atese nuze z'iyi minsi. Ubuse nzite ngo iki, insoresore ntabwo ari insoresore zonyine ko n'abagabo barahagurutse. Nta muntu ugisinzira. Agakobwa ko kwa runaka bazisongoye zirahagaze muri make. za Kabanda, za Samusoni n'ibindi za Rwagihuta. Kuba umuntu yarongorwa ari isugi nta rore bijuwa mu yaba ari byiza ku ruhande rw'umukobwa, kuko we aba yaririnze rwose pe, yubahwe n'umuntu ukibuhagazemo. Ariko kugira ngo azasoze urugendo ashobora no kubutakaza, we nta n'uruhare afite. Abeshywa rimwe na rimwe agateretwa n'umugabo amubeshya ko ari umusore, kandi mu by'ukuri yubatse, akazajya kubimenya n'ibintu barabisaruye. Kuko ntekereza ko ikintu kijyanye no kuryamana hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo bisigaye, sinzi niba navuga ngo birihuta. Tekinike zo guhura zirahari, ziroroshye cyane. Ni nayo mpamvu ahanini amatelefone nayo abibafashamo. Telefone zibifashamo abantu rimwe na rimwe. Noneho n'amazu yaragutse. Amageto. Kera nta geto zabaga. Umwana w'umuhungu arageza ku myaka 16-17 azi kuba muri geto, yiyishyurira. Ni iterambere. Kugira ngo akunde abone umupolisi cyangwa ntabwo yayibamo gutyo. Ari business. Niyo yaba ari umwana w'imfura nyine wanga utabigenderamo, agira inshuti, agira ikigare gihita kimukurura ku buryo nahita akanguka akavuga ati wamuganira uwagerageza. Agakura ameze gutyo. Ariko mu by'ukuri ntabwo byoroshye. Umukobwa ugerageza akagera ku gushyingirwa kwe atarahura n'ibyo bigeragezo byo kumugerageza ngo abe yaryamana n'umuhungu, gake cyane.
niba ari ubwa mbere rero ugeze hano ugakunda ibyo tuganira n'ibyo dukora, dukandire kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro by'ubutaha. Nuko wenda ndi kucyana mu bibazo bya kera kandi utari uwa kera, ariko iki kibazo reka nyikubaza, ariko nzareba n'umuntu w'umusaza cyangwa umukecuru nkibaza. Kera muri iyi minsi gutwara inda biri ku ijanisha ryinshi riri hejuru. Ese ko kera bitabaga bimeze bityo, ni uko nta raporo sexuelle yakorwaga cyane nk'ubu ngubu, cyangwa uyu munsi hari ikintu kiriho dukonsoma wenda gituma gutwara inda byiyongera? Ni ibiki biba bimeze bite? Oya, konsomasiyo sinavuga ko mbereho na mbere bararyaga kandi banaryaga neza, kandi n'umupuri noneho kera n'inka zabaga zihari, urabizi ko amata rwose ari mu bintu turya bishobora gutuma cyane cyane nk'inshyushyu, umwana wanyoye inshyushyu bizamura ubushyuhe. Kera rero urabizi ko inka zabaga zihari bitandukanye n'ubu. Ntabwo navuga ko ibyo turya ari byo bituma umuntu ashyuha, ahubwo iterambere turimo. Kera umwana w'umukobwa yakuriraga mu rugo, ntiyajyaga gutashya, ntiyajyaga kuvoma. Mukobwa nko mu rubohero pe, zigutaka zikugira gute, utuntu twose twabaga turi aho ngaho, nyine ni uwo mu gikari. Ariko aka kanya umwana arasoza kwiga, tuvuge yize neza, asoje kwiga afite imyaka ye wenda 19 cyangwa n'8, aho ngaho tuvuge ko arangije akiri muto. Agize amahirwe, arangije afite amahirwe yo guhita ajya hehe mu kazi. Ntabwo ari buryame mu rugo, arafata inzira ajya gupagasa amafaranga. Kandi aho hantu agiye gupagasiriza arahurirayo n'iki, usibye no kuvuga ngo n'imico, arakorana n'abahungu n'abakobwa bagenzi be, harimo bamaze kuraruka, harimo abamaze kurunguruka. Ntabwo uwo mwana azakomeza ngo abe nk'uri gutaha mu rugo iwabo. Mu rugo yatahaga, yagera mu rugo akamubwira ati watinze gutaha, wari uri he? Nagerayo aratahira igihe ashakiye cyangwa akora ibyo ashaka, nta muntu umuhagaze hejuru. Ibyo byose bishobora kuba ingaruka z'uko afite risike nyinshi zo kugera muri cya gikorwa atateguye, rimwe na rimwe akazanisanga yarabaye kabwera. Inshuti bakunzi ba Jyaho TV show, muri meeting rero tubabohera imipira y'imbeho cyane cyane ku bigo by'amashuri. Niho nkunda kuvuga ko dukunda kwambika abanyeshuri, ariko bidakuyeho n'abandi nyine bantu basanzwe bashaka kurimba, dukora imipira myiza. Akarusho ku bigo by'amashuri, umwenda twagukoreye, haba school uniform, sportswear cyangwa se iyo school sweaters, tubiguhereza hariho n'ibirango by'ikigo. Ni 0788 259 iri no kuri WhatsApp. Waduhamagara no kuri 0788 100 mu gihe imwe idaciyemo indi nayo yacamo. Marigari, gira inama abantu cyane cyane bashyingiranwa cyangwa se bashakana bishimiranye bagapfa imitungo cyangwa se bagapfa kutaganira mu rugo. Ni gira ukuntu bagira inama mu by'ukuri kugira ngo inama nagira wenda urukundo ruganze iteka mu bantu. Amen. Inama nagira nk'umwana wenda w'umukobwa cyangwa w'umuhungu utari washinga urugo ariko ari muri process, niba yaramukunze namukunde adafite ikintu cyerekeranye n'umutungo wenda amukurikiyeho. Mukunde uko wamubonye, ibindi bijyanye n'umutungo bishakwa nabo. Hagati yabo ubwumvikane bafite n'urukundo bafitanye bibafasha kugira gute kuronka.
iyo umuhungu akunze umukobwa agendeye kuko amubona swate yakunze karagiteri ze, yakunze uburyo amubona muri sosiyete, yakunze nyine hari ibintu byinshi tugira bigaragaza amarangamutima akurura mugenzi wundi kugira ngo babe umwe. Mukunda utagendeye ku mutunga ikintu icyo ari cyo cyose. Ejo ushobora kumutekereza hari amafaranga, cyane cyane abakobwa nitwe tubigira. Umukobwa we rwose ku ikofi mbere y'uko anakubwira ijambo yegaravuga uriya muntu ubundi ni mu ntoki ese atuye atunze iki. Ibyo bintu byose abitekerezaho, ariko ndatekereza ko niba ari n'umujyi ukunda, igihe kimwe wazanawuturamo utujwemo n'uwo wakunze, mwashakanye ibintu hagati y'ubwumvikane bwanyu, igihe kiragera nukura aho ushaka ukahagera. Byaba byiza rero bagiye bakundana nta kindi kintu agendeyeho cyerekeranye n'umutungo. Iyo ukurikiye umutungo hari igerayo ukawusanga ntawo hagashya, nuko nakubona cyane ko muri iyi minsi dushaka kubaho ubuzima butari ubwacu. Hari abo turi bo, ariko hari n'uko dushaka ko abatureba batubona. Ushobora kumbona rero muri ya sura nshaka ko abantu bambonamo, kandi njye wanyawe mu by'ukuri atari uwo wabonye. Marigari, ndagushimiye cyane. Nawe ndagushimiye. Inshuti bakunze bajya TV show, rero niba turangizanyije kino kiganiro uri w'agaciro cyane, ndagushimiye. Kiri igitekerezo aho ngaho muri comment section kugira ngo tumenye ibyo tugabanya ndetse n'ibyo twongera, maze dukomeze tubahereze ibintu byiza cyane kandi byubaka bigirira sosiyete akamaro. Ngewe rero mwari kumwe nari Jao Jada Artist Official, nkaba nari kumwe na Margarita mama Jao. Ciao. Turabakunda cyane. Jada Artist Official ku isonga.